cyane abaririmbyi batubwiye ko urugo ni batubwiye ko ari isomo ritarangira gukatirwa burundu bw'umwihariko ukwihangana. Kugira ngo reka dushime Imana mbere yo gusoma iki cyanditswe. Aba bana bacu bateranirije aha ngaha ari Vumiliya na Irene, Imana ibamugisha. Kugira ngo rero natwe twahuriye aha twese n'utu tunyange twiza ndi kureba aha ngaha, mwakoze cyane. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu gushyigikira uru rugo, ahasigaye ibindi bigatangwa n'ubusobanuro buri buze kuyobora umuhango nyirizina. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Aha rero bana bacu ntimwibwire ko ari uko mwakundanye, ni Kirisitu dukunda. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyamaza nanjye nzamwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muri icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana ikomeze ijambo ryayo imitima yacu, yubakira aba bana kandi natwe tube abageni badafite ubusembwa ba Kristo. Agarutse tuzahabwa ubugingo mu izina rya Yesu. Kasabe Pastor Roger tambuka dukomereze gahunda. Ariko kugira ngo wihangane, Pastor Elade yari afite gahunda yihuta niko bimeze uko mu kanya habona ubukwe, ariko reka twihangane maze tunabanze tumwakire. Kugira ngo turi kumwe uriya watwaciye hejuru Pastor Elade, kugira ngo niwe watuyoboreye gahunda. Turi kumwe n'umuvandimwe wacu n'umuyobozi w'itorero bari kumwe, turi ku itorero rya Kize yego mu majyepfo hariya muri Rwanda Field. Kugira ngo abandi bo turi kumwe hano imbere, ariko tukaba turi kumwe nanjye Pastor Rwanda Sasiri, tukaba turi kumwe na Pastor Giste nawe waje ari kumwe n'abana bacu baturutse nawe muri Rwanda Field. Akaba rero tugiye kunezerwa nuko ari ugiye kudufasha uyu muhango w'aba bana bacu birizina. Nimufashe bakire mu izina rya Yesu, kandi by'umwihariko umugaragu w'Imana, kugira ngo iyi gahunda ize kugenda neza. Reka tubakire. Babakire mu izina rya Yesu, Imana ibahe. Amen. Haleluya. Reka dushime Imana nyir'ibihe byose. Ndagira ngo uyu mwanya ibintu byose bishingiye ku ngingo imwe gusa. Irene, ndabona ukurikiye neza. Vumiliya, n'imbere y'Imana ishobora byose ntugire ikibazo, ndagushyingira mu ijuru babyumve. Nzi ko mu bintu byagiye bibaho dufite Imana ishobora byose. Ibaho. Wa mugabo we rero wicaye muri iyi ntebe kubera ko hariho Yesu. Mfite ubukwe buri ngomba gushyingira. Abakobwa banyiziritseho, ariko nanjye nzamwizirikaho, kuko hari ubukwe muri Nyanza ahangaha urahanganya Nyabisindu, n'ubura ahangaha. Ariko nabwiye abakobwa nabwo ntise oya atuzagushyingira. Reka mbabwire, nafashe igihe cyo gusengera Vumiliya, Yesu arabikoze. Amen. Nawe uzamukundisha umutima wawe. Ntabwo yigeze gukoza isoni. Reka mbabwire abakobwa banjye muri ahantu, abakobwa barimo hano muri heke y'abahungu, ndagira ngo umuntu urubyiruko cyane. Ubwo nyine bigaragara ko atari uko. Nicyo bivuze da.
wese muzabona wowe reka babwire rero niba mumuri iki injyabane muzi icyo ari cyo injyabane ujya bumva abantu iwanyu babaye bagenda baje mu mudugudu ngo nta byuma bishaje none uwo abandi basabura ati ni wowe ushaje ndende mvugi uko ushaka kwanga Imana ukiyegurira mu isi abasore bakakanga baguhindura injyamane bigasoza bakurusha ku kigo muhite mu Yesu abasore bari bakabaka uko bashaka bakabaka inyanya mukabenera mu minsi n'icura n'injyamane bazajya bakubwira ku birosha ndagira ngo yenda nihuse kuko ndabona telefone zikwihamagara nyinshi ariko dufite Imana. Amazina yanjye nitwa Semungu kuri Jite nkaba ni pastor witwa Dr. wa Kane nemera kandi nkunda kugira ngo mbabaze ni ikihe kintu ubona dufite ku isi ukabona iki kintu mbona kiza ku isi ntajya igisubizo ariko uruhimbi narwo nafatanye narwo uruhimbi reka babwire ahantu harimo ni ikihe kintu ubona dufite ku isi kiza ubona umusaza akarima yazamuye reka bibazuye mu rugo mbona ku isi kiza ni ubukwe undi ati ikintu mbona kiza ku isi ni ubukwe adapasa ntabwo ari kubaze wowe yego mama ati cyaka bibona ku isi ukubyara icyo nashakaga nakibona ariko ubwo mwese abarimu n'abarezi muri hano n'abandi mwese mwaje mu mashuri ubwo ndabahaze inyuma ya Kristo ndagira impamvu bivuga mu nyumerezi ikintu dufite ku isi kimwe ni Yesu Kristo. Ubwo ntibari kuba gatanu ariko kuzana bikavana umuhungu yashingiye ndagira ngo mwite kuri aya magambo uyazirikane. Umuhungu yaragiye umukobwa aramushinga maze se ukamubajije aramubwira ati maze arangije mu imodoka amuha amafaranga mu bintu byose maze arangije ku munsi mukuru arangije aramubwira ati muhungu wanjye ikintu cyiza nagukorera iki ati wampaye imodoka umpa n'amafaranga se ukora turikane ati ntunezerwe nuko naguhaye umwana wanjye naguhaye amafaranga aho kugira ngo abantu bashime Imana bashimisha wahawe ibi biterwa n'iki iyi migisha ivuyeho abagasera batuha Imana ariko Yobu yaravuze ngo naho yamica azapfa yirira iyo kwizera kuvanga imigisha abantu b'Imana basigara bayituka ariko iyo kwizera kuvanga imigisha abantu bakunda Imana basigara bayinambaho ikintu cyiza dufite ku isi ibi byose byabayeho ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 1931 isaa 9 z'amanywa nibwo Yesu yabambwe yambaye ubusa bururi maze avuga iteka ryose itangazo ry'injira ngo n'amisi ngo bene Yesu bacuba buri mu kigo iteka ryose intambira ku gitambo iragenda bene Yesu bagenda bashize amanga ndagira ngo icyo mukizirikane kandi umuntu wese kiza imbere yanyu umuntu witwa Yesu abayiri kiza imbere yanyu umuntu witwa Yesu Kristo. Ariko reka babwire abantu barakomera bagapfa bakarangira ariko yapfuye mu mugomo azuka nk'umuneshi Musa turirimba intsinzi ibyo n'igihe byose kubusambana bigakunda nuko hari Yesu cyane mu biganza reka birambure urasenya bijya bibaza cyane reka mbese shize imbere yanyu umuntu witwa Yesu Kristo. Ndagira ngo mukurikirane igitekerezo murakizi icyorezo bw'icyo cyo gusaba kigenge cyashize kwa Francis wa Kayire umuganga w'amenyo udasanzwe Yesaya 53:1 erebirenge n'uzanye inkuru nziza nibyiza ku musozi akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza.
nashimye ko aya magambo yashyira aha ngaha kugira ngo wenda buri muntu wese ayikurikirane. Ndagira ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, akamazi y'amahoro akazana inkuru nziza. Babyeyi bavanye mukazana inkuru y'ikindi. Ndagira ngo mukurikirane igitekerezo. Umugore n'umugabo we bahoraga barwana haricaye aha ngaha, bafata umwanzuro wo gutandukana, bemeranya umunsi bazajya imbere y'umucamanza akabatandukanya. Muri iryo joro umugore yagize ikibazo, biri byihorera mu byarangiye, waturikiye muri bigezweho. Muri iryo joro umugore yagize ikibazo cy'iryinyo ryamujyaga, azinduka kwa muganga w'amenyo ngo abufashe. Iyo umuganga yari kumuvura hari umuziki mwiza w'indirimbo y'Imana, uwo mugore yakunze uwo muziki, asaba muganga ko yamusobanurira amagambo y'iyo ndirimbo. Hari umuziki w'iki? Reka nsabe reka babwire bati babisubisohokanye mu birori bya gatatu. Ubu mubazanise tuzi indirimbo mwacuranga mu gusaba ku buryo zafasha abantu. Murasa abantu batangiza indirimbo mwacuranga. Buri ahantu wigeze atekereza ku mutima, ni byiza turagenda ko muzicuranga, ariko shaka zisiga umutima ku karubanda. Mukurikiriye iyo yibiri. Igihe umuganga ari kuvura hari umuziki mwiza w'indirimbo y'Imana, uwo mugore yakunze uwo muziki, asaba muganga ko yamusobanurira amagambo y'iyo ndirimbo. Mbikiza cy'indirimbo. Muganga w'amenyo yamusobanuriye iyo ndirimbo, yavugaga ibyerekeye icyaha n'agakiza mu buryo butunganye. Uwo mugore yasabye uwo muganga niba yamubonera Bibiliya n'iki ndirimbo zimaze. Ngo indirimbo mu gakiza icyo zimaze, abantu benshi rero bakunda kuvuga Yesu yicaye aha ngaha, nandi bakora aha ngaha. Ngo iki ndirimbo zimaze, ndaje babwire muzacumba n'abanya kuziririmba. Ngo iki ndirimbo zimaze zihabura imitima y'abaye ibihomora. Niyo mpamvu abantu benshi bakora indirimbo kubera ko bakora ijambo ry'Imana, imitima yabo yararagiye n'ibihomora. Ikorari yajya aho bayihanze abakinji, umubwiriza yajya aho bakavuga ikimenyetso cy'uko iyo mitima yabaye ibihomora, ikije cyose kikoza hirya no hino. Ariko abantu bakunda Yesu bakunda ijambo ry'Imana kandi bagakunda n'umuziki. Yari gusobera amaravuga ati muganga w'amenyo yamusobanuriye iyo ndirimbo, yavugaga ibyerekeye icyaha n'agakiza mu buryo butunganye. Uwo mugore yasabye uwo muganga niba yamubonera Bibiliya w'iki cyiza, udasaba Bibiliya ntushobora gukizwa. Bibiliya yarayimuhaye, amusaba ko yakwemera akazamusura azanira pasiporo. Uwo mugore yaremeye nyuma y'iminsi mike baramusuye, ahita ahana na pasiporo gahunda yo kuzajya amwigisha ibyigisho bya Bibiliya. Wa mugore yaje kubaza pasiporo icyo Bibiliya ivuga ku gutandukana kw'abashaka. Buruma y'ibiki yari yaramaze guhana gatanu, nta mwanya afite. Mu mwaka nayoboraga hariya aho bita za Kirangirire, nahayoboye n'umupasiteri uyobora intara. None igihe yahayoboraga naje gutungurwa n'inkuru y'umugabo n'umugore. Bari bamaze kujya kwa Gatanya mu rukiko, ngiye gukora amateraniro. Muraya muri umwaka ushize nabyo byatubayeho. Ubwo umuyobozi wacu pasiteri Hakizimana yari yakoraga abafana kubasohoka. Yari abafana bamwe cyane n'abantu benshi cyane kuko Yesu arabizaje cyane. Ubwo bazaga umunsi wa mbere utangiye amateraniro, nibwo pasiteri yigishije arigisha ageze hagati ahamagara rero Yesu imitima yawe. Umusore w'imbaraga w'igambo yahagutsemo maze aratambuka, akibara gutambuka zimere aratambuka ati ndashaka pasiporo. Nari muri materano ati ndashaka pasiporo, akura inkota mu ikoti yari yambaye, ati nari naje ndakwica umuntu hano mbese mu kwakira izina ry'Imana. Jambo ry'Imana rirahindura. Reka babwire ndi umuhamya wawe. Reka mubwire uri no biteye, ariko dore umukobwa nawe yabizi. Nubwo abatarageze mu wa mbere uzamushube ushaka gukora fata feke. Mama we iseke. None uko nari ngaho hari
nabigiye kwa gatanu y'uwo none abana baraza barambobera ipaso mama ndataje kutandukana ko ndeba Maria nahise ngiye abana reka mbabwire muri cyose gatoya nari nese njya mu cyumba Maria ndavuga amanda senga ndibamana niba hanze mu rugo urinde ko basenga ubwo nagiye gushakisha umugabo ndabona Maria kuzo matanga nari nibo araza akimara kuza mu makuru arambwira ati umugore n'umukanya aramamagaye abavandimwe barabisi reka mbabwire nubona iyi si tugezemo ndabwira abagore barahanga ukaba muryamye uri umugore ukabyuka mu gitondo ukaba mugiye atamuciye ugutwi kudushyira Imana ariko urabyuka mugahita mudavuga ati ngo mugiye kuri amatwi yajyanye byahuka biragahamya abantu bari kumwe bajyanye noneho niba namubajije impamvu arambwira ati niba mubategeye kwana gatanya umuyobozi w'umurenge aramubwira ati kaza kuko umuryango mukunda mbigenze ntihangane uzamfashe tuzajya muri icyo ikibazo twakigiyemo ariko ntabwo n'ibiyoye nibwo nasanze ikintu bapfaga nta muntu bari barigeze bakibwira byarinze bigeza mu rukiko ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere nibo bagomba kubasomera 19 bakabaha agatanya nibwo nabize umugore byamakumbwira maze umugabo ati icyo dukora n'agasuzuguro nafashe umugore n'umuganira umubwira umugore urashaka kubaka uratesha waba urashaka kubaka uratesha ariko sinzabana n'uyu mugore murabiki umugore agatwita akarishye umugabo agahijima naje kwaje gufata icyemezo n'itwaga pasoro Ngendahimana Jose ntabwo kubwira tukwiye gufata umwanya w'urusengero rugo niba batari kumwe impamvu ibaye gutandukana byanga bikundi ikigende kigomba kumeneka buri muntu wese akatugira impamvu nashize umugabo ku ruhande amubwira rwa mugabo nariye kumuvuga izina rwa mugabo kugira ikibazo ati kumubwira kwasa warayoboye ndabizi bahu wayoboye inzira y'agakiza impamvu igiye gutuma ntandukana n'uyu mugore yarambwira ati ngwino tugende tujya mu byumba by'urusengero ahangaha ibi babwira ni ukuri tujya mu byumba by'urusengero nsanga ibiranga abagabo ntabwo afite bikoresha umugore yarabitwara mwabinditse ibimaze mugende murangura muri abana umunsi babitwara uzambibutse ati kubw'ibyo bamwe babwira ibifatika nibwo twageze saa 8 y'ijoro umugore yemera ko ibyo bintu yabikoze ndavuga ni Yesu ushimwe by'iteka reka mbabwire ibanga kuba rwana amavi yanjye ntaranga nta kindi cyari cy'umugore uretse nk'uko Imana yaranditse yegeranye uwo mugore nta kindi gutekereza byashoboye kugeza saa 9 z'ijoro ntabwo nigeze njyana ariko uwo muryango uraharisha ntabwo nigeze njyana n'urupasoro byageneye saa 9 z'ijoro umugabo arambwira ati nambwiza ukuri vumire ayi wewe ndagira ngo ubwire ngo agakuyinda nk'ukuziko akabana kutamake ngosubira mu agakuyinda nk'ukuziko akabana kutamake cyane bazagenda zikota zikajya ku iruhande rw'iziko ingisi kaba yayicunze igahita ikayivanga akabana kabizinzi ndagira ngo ubwire witonde icyatu n'izabandi zima zisenyuka ntabwo warukiye nawe utitonze benshi bagiye baje ahangaha barimo bararuguza ariko ufite Imana azarira nibwo byageze aho umugore amubwira ati nimba turi kumwe bombi umugabo arambwira ati ntamwizi ukuri tuzabana ntamwizi ukuri tuzabana ishe umugore ku ruhande pastor uragenda akatongo baramwigisha arangije genda amaze kuba mu ruhande rwa umugore arambwira ati ntabwo ngiye kwatuka bikoze guta harabangombye ntajya mubwira kiranga shanje kugira ibyo bikorera ntamwizi ukuri n'abana ryamanye nahise njya kwandi turi bari Imana isumba byose kugisha ukuri nkubeshye turi kumwe n'Imana isumba byose reka babwire kujye muhamagara Imana turangije ntabwo nigeze njyana
inama turangije umugabo aravuga ngiye kumubwira uyu mugore azabera kugisha ukuri cyane nawe nukuze kuri uwo mugore bagushinja ari ntandara byose nararyamanye ati twararyamanye kabiri ubwo ni kino kukinja nabaga mu gitsina mugiye gusenya ufunga umutwe ariko ariko bagere baho hahirwa bari ibyaha bigakurikiye hahirwa abantu bateka amabwire mfite umugore ariko ku isi yose nashatse neza aya ntabwo azamuka yapfuye nzajya kuhanya ubutabera yigendera ishaka aramenyesha uko njye gushyingira muri ngabandi mubona bari babi wanjye n'izuba ryakana hari amagambo mfite y'ubwana nandikishije afite ukuvuga ngo mushingira kiho ariko ibaze umugore mumara imyaka 50 nta ndagisi cyangwa urukuramuza ashaka ariko ntabwo mukunda zigeze zimweka kubera mwese kumukunda ashaka urakaje mu ijoro ryanyu ndagira ngo yaje gusoza igitekerezo kirekire yaje gusoza uyu muryango wo gusura abana narabaherekeje ikindi kirabura gikura muri iki hari ikibazo gisenyi bari impamvu ni hagati y'umwe w'igisi kuvuga ko aragaragaza amakosa ye cyane cyane ikosa ribana n'abagabo ridasibye abagore ndumvira kwigishije wese uzibye uremera uziyoroshye uzabona kugira ngo ubane n'umuntu mushoboka mfite umuhungu wanjye uri muri ubwo bukwe babaye kwija wabo ariko ejo bundi twarimo tuganira hari umugabo n'umugore bamaze gukirana noneho mubajije yabaza ariko aha oya ni mushime ntabwo ari bara maze ntabwo nzabishima yapfuye biracamo kubura reka twikomereze naje kunde umunateze ujye gushyira kuri mwiza ajya kureba umugabo ubuse ubuse bangize ko telefone iri kwitaba nawe uri kubona icyo ruvuga reka nkomeze zose wa mugore yaje kubaza pastor icyo biva ku gutandukana kw'abashakanye pastor yamubwiye icyo Yesu yabivuzeho maze uwo mugore ahita arakara kuko yashakaga cyane gatanya maze abwira pastor ati ariko ibyo ntabwo bishoboka mu rushako rw'iki gihe ati gusubirana nta reka mubwire ku Mana birashoboka pastor yamushishikarira gukomeza kwiga Bibiliya no gusenga umugabo we yomeye no gusengera umugabo we ndetse n'urushako rwabo yatangiye gusenga bidatinze yumva hari ikintu gitangiye guhinduka muri we ijoro ribanziriza umunsi wo gutandukana kwabo yabwiye umugabo we ko yamaze kwishyiraho akaba yifuza gukomeza kubana nawe n'isengesho harimo imbaraga akaba yamaze yifuza gukomeza kubana nawe umugabo we byaramutangaje maze abaza umugore we ikimuteye maze amusubiza muri aya magambo namaze kwakira Yesu nifuje kumwakira namaze kwakira Yesu nk'umukiza wanjye kandi utandukana kw'abashakanye ntabwo kumushimisha ndagira ubaza ikibazo niki cyatumye uyu mugore kugucikisha amagambo dusomye niki cyatumye yongera kubana n'umugabo we niye mpamvu y'ubutegetsi bibabazanye kubirwe n'ikosa bibabazanye uzirinde gukora ikintu cyose cyababaza Yesu nuko ikintu wirinda gukora ikintu cyose cyababaza Yesu ntabwo uzababaza Yesu umusore ufite ibiranga ubuzishya cye akeneye imyaka bityo ntabwo amagara aba yaranirwa biragaragara ko arya nawe ukizagaragaza ko uhaha nuko Bibiliya nazatangira no kuzana na wasi nuko icyo Imana yaganirije hamwe umuntu ntakagitandukanye ndagira ngo nzirikane aya magambo aya ndagira ngo mwiteho cyane noneho rero ubwo noneho umugabo niwe wasigaranye amatsiko yo kumenya uwo mugabo witwa Yesu uwo ari we umugore we yamuhaye Bibiliya kuvuga atangira
akisoma. Ntibyatindiganje asaba kwigisha Bibiliya n'ibindi. Ndagira ngo witegure aya magambo kuki wanga kuza kuri Yesu ngo aguhugukire n'amahoro. Uyu munsi ushobora kubona umugisha utangwa n'Imana. Satani akubwira kuri neza amajyo kandi ntacyo wakwimarira. Ariko nukuri neza amajyo ariko mwereke Yesu maze umubwire mfite umukiza. Ndamwirinda kandi ntabwo azatuma nkorwa n'isoni. Nekereza mu izina rye. Niba gukiranuka kwanjye n'ikamba ryanjye ry'umunezero, ntihagire umuntu n'umwe wumva ko ibyo byarangiye nta gahoro bifite kuko atari ko bimeze. Niwumva ko urwo rwawe rutazubirana sanga Yesu arasabisha. N'ingamba zaraziteranya akazihindura nshya. Ndagira ngo mbabwire abakobwa, uyu mupasiteri turi kumwe n'umugore y'isi twigeze twashingira umukobwa ahantu turangije umuhungu gihari navuga ati atereka amabwenge umukobwa mwashimye ntabwo ari uko wagira ngo ni supanete n'imyenda ya supanete yeza arayisana shaka hari abantu babaye nka supanete yeza arasana reka amabwenge uwasuye umurambo wabaze nyanagwa guhindura igihumeka. Uyu munsi Satani niba gukiranuka kwanjye kandi n'ikamba ryanjye ry'umunezero, ntihagire umuntu n'umwe uraha wumva ko ibyo bitangirigano ntabwo bifite kuko atari ko bimeze. Ndagira ngo uzirikane bishoboka kugaragara ko uri umunyabyaha kandi ko ibyaha byawe kandi ko ibyawe byarangiye, ariko ibyo nibyo bituma ukeneye umukiza. Kuri ubu ngubu reka mbabwire ntabwo bagisha umuryango ndi kumwe n'umupasiteri uri kuvuga ngo hari igitabo twamuvuye yuko azandika ntacyandike kuba atarafanana. Niyo mpamvu kuko ntabwo ari kubabwira ntabwo tugiye dushaka kwisitwa na gitoya, ariko kugira ngo uzikane niba ufite ibyaha ugomba kwatura witindikanye upfushije ubusa. Iki gihe gikomeye cyane, ariko nibagira ibyaha byacu no kwizerwa kandi cyarukira kutubabarira ibyaha byacu no kukweza aho gukiranuka kose. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka azabahaza kuko yabisezeranye. Amahoro atanga yifuza ko hari umuntu wese mbega umukiza dufite. Amaboko yaranguye kukwakira kandi umutima w'urukundo witeguye kuduha umugisha. Mbifurije umugisha w'Imana. Mbega umukiza dufite. Amaboko yaranguye kwakira buri muntu wese. Irene ikintu uzitaho kizakubakira sadafite isi samafaranga ufite sishuku ufite uzakunda Yesu. Ndamubatuye abarinde kandi abewe mwisa rya Yesu. Nshuti yanjye abo bashaka numva mwijuru babonye ko ndi kubishyira. Okay, arakoze. Ndaje ngo mwishye. Ndagira ngo mbaze hari umuntu waba afite impamvu yatuma kumenya ibyo badashyingira ushyira akaboko hejuru kuko umuntu wawe ntabwo nabakira. Ndagira ngo ntatinze rero uko abuze impamvu yose yasenyera ubu izahura itsinda bw'iteka yose. Mukobwa wanjye nta bikino bikina bijya mu nka, nta bikino bikina n'umugore wanjye. Ikibazo ngiye kukubaza iki kibazo gisubiza neza kuko urafatanya. Hari impamvu nini yatuma udashyingira unafite Imana bakwiye? Niba haravuga ngo yego, niba ntaravuga ngo ntayihari. Iri jambo yasaza ari kubaza kuba gusa hari amagambo uzayasoma kandi urayasize imbere y'agusomye mu gitabo cyitwa inama z'Itorero wanditse amagambo akomeye aravuga ngo igihe umukobwa atarahereza baza batarabafanisha ikiganza ngo bahane ikiganza
umukobwa ashobora kuvuga ati mbivuyemo akatavuze mu rutoki n'amacana. Ikibazo ngiye kukubaza, bitekereze neza. Hari impamvu yatuma udashyingira umwana ngo bitakire? Niba yaramubwira kuri hati, niba ntabwo ngo ntari. Ntayizi se? Igira hirya.